Yeah, yeah. Uh, mwiriwe. Iyi ni Rutembusa Guillaume hamwe kuvugana namwe. Hano ni video nshaka kubereka y'ukuntu hari abajura. Bona nazima ni abajura ariko bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se abahakazi. Babanyuje message kuri email bashaka kwiba password za e-banking, izanimo na password. Nagira ngo rero mbereke ino video uburyo ugomba kubyirinda. Sinzi impamvu bika itarabwira abakiriya babo cyangwa se wenda babona batabizi cyangwa se wenda aribwo bwa mbere bikiza. Mbona mbonye email ivuga ngo BK online internet banking. Email title iravuga ngo Bank of Kigali varies your security, beware of web phishing. Mbona email ikwaratinga yuko ugomba kugira ugomba kwinjira muri account yawe. Habana hano handitse ngo click here to login to view your message, ngo you have one new message in your online banking account. Nuvuga ngo baza bakubwira yuko ugomba kurinda security yawe, kombe nabo nabaka bashaka password yawe. Bo email iza hano urabona kuri izituruka ngo alerts@notify.bk.rw. Email muri bika bashobora kuba bayifite cyangwa se batayifite, ariko n'abaka bashobora kohereza email neza ukabona yaturutse kuri sender ariko atari nabyo. Hari amasoft menshi kuri internet abikora ku buryo umuntu yanakohereza n'email yanditseho ngo White House n'icyo ukabona ntiyanyaye koko, ariko kombi atari yaturutse. Ariko reka turebe ukuntu password bazijyana. Bivuga ngo hano iyo uje ugakirika kuri no link click here to login and view a message, ukaza ugakanda hano bahita baguha ino link. Iyi link ku bakoresha e-banking ya beka cyangwa se internet banking neza ni gutya page imeze, ariko icyitonderwa iyi page ntabwo ari iya beka nubwo bisa. Hano bafite ukuntu babigenza. Kwanza icya mbere urabona hano itariki nk'ubu ntabwo arizo mfunguriyeho. Bivuga ngo bo bafashe image barikoporora. Hano so Tuesday 3/5, ariko ubu ngubu uretse kuri machine yanjye ndi ku itariki 16/6. Rero utabizi utabanje kureba neza kano ntukabone uhita ushukwa. Icya kabiri urebye hejuru kuri link, hejuru kuri address bar URL iri hejuru, website wagiye ntabwo ari beka. Nuvuga ngo ni website yitwa ngo root us valley gagaon.com. Bivuga ngo ntabwo uri kuri bk.rw. Hanyuma hakaza ngo /backend/mg/e-banking.bk.rw.htm. Bivuga ngo iyi ngiyi bafashe page ya beka iri front ya e-banking aba ariyo bakoporora ku buryo bagushuka neza ukagira ngo ni beka neza. Hanyuma ukuntu niba password zawe iyo utayibonye ugira ngo winjiye koko muri account yawe ya e-banking, ukaza hano ugatushyiramo username ukakiramo ibyo mbonye, ariko nuvuga ngo ntabwo ugomba kugira icyo wandikamo kuko wanditsemo bahita babikoporora. Password hano reka nshyiramo izo mvuye kubona. Nuvuga ngo umaze gukora bino ugakanda submit, ako kanya baba bamaze kubikoporora. Nubwo utakanda submit ariko ukashyiramo bino na password ukazishyiramo ntagire ikintu ukanda, hari icyo bita keystrokes. Bashobora kuba bafite hari software bakoresha kuryo ryabijyana, ariko reka dukanda submit tureke kino baduha. Kaya submit tayari password utazijyana. Noneho kika submit ikintu bahita bakora kugira ngo bakwemeze, bakugarura kuri home page ya nyayo ya beka. Iyi ngiyi ni ya beka ya nyayo, ariko ntabwo twagiye muri account dashboard, ntabwo tugiye twinjiramo imbere ngo batwereke wenda transaction cyangwa iki n'iki. Bivuga ngo ya page ntabwo iri genuine. Video nanyikoze kugira ngo abakiriya ba beka birinde ubujura nk'ubu ngubu. No ku zindi banki bishobora kubaho, banakohereza email ko u Rwanda rugenda rutera mu ikoranabuhanga, niko
n'abajura nabo baba batagitinga cyane zino system zikoresha internet. Sawa murakoze.